ababebe hari ukuntu tuba dukundana ubona aragusomye ati yanyishimiye ukabona avuze shamani we uteye neza ufite amabere meza ukajya abona ibyana byacu by'abakobwa igitsina nta n'impamvu twiruka twijyamire kimuri cyane nyine ubuzima bukomeze siko n'abakobwa asigaye dutanga amapasi agutanga amapasi agagukoramo akazi fo igitsina ibyo bavuga ngo gusesa ibyo bavuga ngo gusomana bose urumva bose nabarezi bien ubwo nge ninjye ubarimo ntariwe nta birenze umwana arakurya nta birenze nawe nahaye umuhungu igitsina ngo nge kugukobwa mugenzi wanjye ngo nase unaguhane ubu singa wamarira iki ni kwaje nabarezi bien baba biziranyeho umuntu utekereza yuko rajyamana n'umukobwa mugenzi we urumva yagira umusaro cye gihugu aje mbibabwire byose ukuntu babigenza ariko Jessica nongere basuze ni special TV ngendi emitwarwa noneho maze iminsi musabigiye kirekire cyane ngo ese n'ukubera iki utaza imbere ya kamera bagira umunsi nagarutse ariko nakajuri yose rero wese ngo hari nigeze kubona muri comment umunsi umwe ese ngo Emi ajya mu kiganiro kubera ko haba hari nk'umukobwa runaka ngo ikiwe kigori ukajya mu kiganiro ariko ko umugani nibyo nanjye nk'abantu mbona gatanu no munsi ko bakoza kugaragara ku izuba noneho kuko ugiye gukoresha umukobwa niyo mpamvu waje bugaragaye imbere ya kamera nabona ari bose bako mugire muza bakoresha ikiganiro bahe pasi nanjye pasi mu kiganiro ntabwo nzongera kugaruka mu kiganiro wese ntangamo pasi yes ngira ngo ni Jane ntabwo Jackie ntabwo ari ubwa mbere twakiriye kabiri bwa mbere na ghost nziri kumwe n'umutipe ariko ararize koko ko njya nkumbura amarira yawe imana urashaka kongera kundisa urumva ushaka kongera kundisa siko nanjye nakirebye nkagera aho numva nshaka kurira ni ukuvuga ngo ubundi ugomba kufiringa character ugezemo iyo ariyo yose bagusabye guseka ugaseka kurira ukarira yes ngira ngo reka mbanze ngushimire ko umunsi wongeye kugaruka nukuri murakoze cyane ni by'agaciro urasa neza n'undi nk'ibisanzwe nziza cyane umutegura ku misatsi yawe n'umwihariko Imana yarateguye ese undi iyo wambaye neza wambaye ite ako n'ubu nambaye neza Yaza gusaba cameraman aze kuza gushyiraho ahere hano hasi ku kirenge kuzamura umve kabisa zamura geze amajipo niyo nuza kuyawe amajipo niyo ibagu yanjye amakanzu ubwo amapantaro nyambara iyo ngiyemo ko nizi ibintu bijyanye na geographic ngeze muri kaminuza ni Grande Administration kandi muri rando babizi nyine ni mu misozi nta butaka buba mu nzu nubwo mu nzu naho ari ku butaka ariko ubwo tugiye mu misozi nyine ugomba kugenda pizi pantra by the way nibwo ukashyiramo ukavuga ati kabisa kazi ni kazi tu yes ngira ngo ubwo twakoraga ikiganiro cya mbere muribuka ko yaravuze ngo ntago yageze ku kintu cyo kwizera aravuga ati yizeye umukobwa mugenzi we nicyo kintu cyatumye umunsi wongera kugaruka byagenze bite icyo nicyo bahamagariye kubona nyagasi ni special TV ni special news ni fresh your mind just abanyarwanda bakeneye amakuru ya nyayo kandi nawe ukeneye kuruhuka just akora nyine umuntu agira nk'igikomere cyangwa se niba ni byiza akaba umuntu abisangiza yabisangiza undi muntu akumva nyine arushaho kuruhuka niyo mpamvu nitumye nifuza kuguhamagara uyu munsi nagushimira ko waje kwitabira gusa abaye ari cyo mumagariye ndakubatanzi amazina yanjye nitwa Nirere Jacqueline ndi umukinnyi wa filime nyarwanda abanyina Isano Bwiru filime ica kuri GNTV yego ushize dukora ikiganiro twaraganiriye koko ako twageze ku kintu cyo kwizera nanabivuge neza ndeba muri kamera nanabibabwira abakobwa bafite ubuntu bw'ubugeso nakunda ukuntu utugeso n'utuntu bihaye utamenya n'ibyanditse n'ahantu umve n'umuntu wese wizera Imana yabatera ibuye aje mbibabwire byose ukuntu babigenza ariko uriya namutera ibuye ahubwo se uretse no kumutera ibuye wamuterewe no kwera icyo wamuterewe kandi ari umuntu
ntago ari abantu nk'abandi nawe nawe nukavanga ibintu uretse bari n'abantu umuntu ngendeba umuntu gutya nkabona ako umuntu utagira umusaruro usura yagirira umusaruro ukiye gihugu nk'umuntu utekereza yuko araryamana n'umukobwa mugenzi we urumva yagira umusaruro ukiye gihugu urumva uwo muntu afite ye cyamana yanjye sinzi kabisa kiretse waba kubita nk'abamara ngewe ubundi bamaye ubushobozi urambajije ngo byagenze bite kambe kubwira okay nari natangiyeho gatoya dukora ikiganiro ubushize twagiye dusangira n'abandi bakobwa just kwa kundi mukora kuro muri kwishimisha bisanzwe mukajya ahantu mugafata akabiya bakagafata abakareba agafilime nk'isano bakaba bakareba bumva music bakayireba bitewe na n'ibyo wumva ushaka kwishimishamo yego twari mu gihe cya corona ariko ubwo tuteraniye mu rugo rw'umuntu nuko twaza kwa Emi twakwepye turabyumva nayo dufata ni kushyira ku ivi kavuna mwari mwisha amabwiriza batubabarire nimenya ni nayo mpamvu Stan yaduteye uwo munsi sinzi okay turakwepye icyaka cyabaye icyorezo ntacyo kiri kudufatanya na corona tuti wajya kwa Emi waturanye n'ahantu kerike pare dushobora kugura akantu nta kuntu twatwirwanaho icyaka kikaroka kuba icyorezo tutiki ati cyane turagiye fata biya barayikubise abafata barayifashe abakata umuziki barawukase amasaha abayikubisemo buri wese anyerera uyu turavuga ati rero twebwe urabona turabakobwa kandi twateraniye ku mukobwa mugenzi wacu nta n'impamvu twiruka twijyamire kimuri cyane nyine ubuzima bukomeze cyo musista n'ubwa mbere nayo mageze abandi b'abaturanyi barataha niba ari passe bari gutanga none ari ibintu byaje by'amapase siko n'abakobwa sigaye dutanga amapase ukobwa ahereza undi passe agutanga amapase agakora amakazi fo ina kahereza umutita umukobwa mugenzi wawe none se niyo abandi batashye nk'urugero wenda arigihe abantu bataha gasigara nk'abantu batatu cyangwa gasigara muri abakobwa bane kumbi babiri ni kwaje ntabarezi bien baba biziranyeho mwe murasamye ngo nabakobwa bagenzi banje ngo nta kibazo mukiyakomeza mukishima amasaha aragenda akubise mu masaha 5 saa 6 z'ijoro ubwo abo bubyeri biba burashize ibifata byo biba bigihari ntabwo byashika cyane ko babingo bari bakeye we wari kunguki cyemba ndi kunywa kabiya mu busaza turi kuba kabiya amba nifite akantu k'akarikeri hari umuntu abagenda asoma yakabuza umuntu afata na kabiya ntabireze aturagasomye saa 5 saa 6 zigeze ati rero tisundi ubungubu murumva ni sukubanza umuntu akajya muri dushe tuti naribura abakobwa yawe turi kumwara ukuntu tuniyambura nta kibazo twese kibuno hari yakinaga niki mwirekuye nk'abantu nyine no muri etere ndabize nka kwa kundi twabaga muri etere ariko twimereye ujya muri dushe ajya muri dushe yazaguhereze swime nawe ukajya gukaraba gutyo noneho undi ati rero reka mubwire ati hariho twari turi kumwe wanywaga ifege fo rimwe iva indi jyaho ati ase none se baby ntaha se ubyumva ati se ubyumva ati ndumva iki ngira ngo ahubwo cyo gucanga amakara undi kandi nagira kubaza ntago nawe ndakoresha amazina ye najya kubaza uwo twaje dusanga mu rugo ati se ati tubwira wa mupeti wana yazana kantu ati se ibyo bavugaho ntago ubyumva yinyara akarawundi kumbi iyo ngiyo kereke bara abandi bari kogera muri dushe twahanye inkoyo ubwo nge sindamenya habari mba ndinjiye ndakinguye mana yanjye mama yake na mama ufunguye byagenze bite wari wakubitwa n'inkuba yenda go kugangahure nibyo ndi kurota duhe ishusho urugero si mana biragoranye kubona umubebe mugenzi wa sinayivuga gute ibyo bavuga ngo gusesa ibyo bavuga ngo gusomana umve bya bindi za feeling uziyenda umuntu ashobora gukorana n'umusore mu gihe mukundana mu gihe muri mu rukundo n'iki ukabona umukobwa noneho ni uri kubikora nuri kubikora mu aribwo bwa mbere ubikubisa amaso
nahise mvuga ati iki gikombe kindenge mu izina rya Yesu. Kimara kubibona gutyo wagenze twahitemo yo nkurikije stories zabanje mbere na n'ukuntu ugenda ubona utuntu tutusinye wenda wowe ukagiye kwigira kugira ngo wenda nibya bindi by'abantu baba bakundana ababebe hari ukuntu tuba dukundana bona aragusomye ati baranyishimiye ukabona avuze shamani we uteye neza ufite amabere meza ati mwana cyakora ko wiyinzobe njyana dushashyaza nyine hari utuntu tujye tugira ngo mwana ngurungu usigaye usute ngurarenze ngurasa neza ukajya abona ibyana byacu by'abakobwa none umu baby ntabona ariko wari wabona umu baby akajya kurya bakagusekera akakucira akajisho baby rani kabiraganye nukunkunda niki uze turakomeza turenjoye ibyo ni byari byabanje nyimara kuba kubita amaso bura hari kuntu ubwonko buri refreshinga none nkuko namwe mvuga ngo refreshing your mind nukuvuga ngo hari ukuntu buri refreshinga mind yawe ikahita ikora mu munota nimwishe mu masegonda bya bintu byose byaciye imbere yanjye kunasomaga kunagiye guteye ibyo ari kumbwira ngo nubyumva niki kumbi bo bakimara kubona ko ubavuyeho ese ikindi se cyakubwiye ati baby nabirenze ntutungurwe sheri wawe warakwitaho nawe nyabutse mbona umukobwa nawe yarangije kwipanga imyanya ngiye kumupugo nyine yirona nko kuno umutima tipenge njya ubona ngiye kubona mu baby nawe yipanze imyanya kwa kundi umuhungu amaso atukura ukabona imitsi yareze ukabona yabuze ubuvuga yego ubuvuga oya mbega nta kintu kiri ku murongo mu baby nawe yabaye icyo tabati noneho mana yanjye ko nagiye kera ko busa noneho ni ibiki mbonesheje amaso yanjye nakindi nakoze nahise nkora ku kimenyetso cy'umusaraba uti mana yanjye sindasohoka ngo niruke sindagize gute ngiye nahise ngenda negera umukobwa umwe ati se uri umulesbienne ko nkuzi kuva kera urabizi turaziranye pe twariganye secondaire urumva umuntu mwiganye secondaire mu muziranye uramuzi mukira abana mwambara uniform umubonye mumaje kuba inkumi amashuri mwara yarangije muri mu kazi nibwo nyine ubonye yongeza yagusubije iki ese mwembi uri umulesbienne ngo aha ngo Jackie urabizi ngo ntabirenze noneho nabirenze iyi mizi ntabirenze umwana arakurya ntabirenze ukabona mu baby ntabirenze akakurya ntabirenze iyo umwana kuri ahita avuga ati ntabirenze muraho ntabirenze turashaka ko tubigenza ntabirenze yabaye ntabirenze muri Kigali ntabirenze umvira kubita umugore runda hasi ntabirenze umugabo agatumba hasi ntabirenze umu baby ntabirenze ubundi ubu systeme ni ntabirenze kuri abadiru umwana yimubwiye ati mugana ntabirenze dukore gahunda ubu nari icyo tumva umugabo mbwiye ngo ntabirenze nakinira kose bavuga ati se mbwiza ukuri uri we ko ngo gusa ngo nanjye ngo nabyisanzemo kumbabarire yenda ngo kuba wowe utabikora ukaba utabikunze ariko unyihanganire nyine ufasha basi nse ndamenya ngufashane ati hoya mufasha nyine cyaro kuno ati ndagenda mbimwigisha nanamuga ati kamubwire twasangiye pe ndanakuzi wambera n'ishuti wambera n'iki nkuko n'ubundi byose warusanzwe uri ishuti nkuko twaje kwa mugenzi wawe turaza turenjoyinga n'abandi bantu ntago nari buhaza atari ishuti yanjye nahaje kuko nari nzi ko ari ishuti yanjye ibibaye rero biri kubera mu maso yanjye ntago nabyemera ndicyakora cyo nagukorera pe nagusengera wanyumvira kano yewe yamaye bene wacu bose nabariye guhera hasi kugera ndagenda mubwira ati okay sawa urumva none harakurikira iki uzi ikintu kirakurikiraho ngo nuko ngo ibintu byose igihano bamaye nanze ati ngiye ntago reka ntago waba wahaye umuhungu ngo njye kuguha wowe se unaguhane
ubusi nka wamarira iki naka turabere ndamukatira fara mbwa ati jyana ubugogi jyana bucucu reka ubu beach reka ibuki mve ndamusomera byatari byose urumva bose nabarezi bien ubwo nge ninjye barimo ntariwe ubwo bo bari nyine niba yari yankunze avuga ati buriya nawe hari ukuntu nawe arabyemera si babaye ubwo basigari batatu igihano bamaye ni kimwe ntabwo yagiye igihano rambwiye ati okay sawa baragiye bakinga urugi turabikora ureba cyo gihano tugiye kugukorera ari batatu turakarisanya ureba ibintu byose tubikoreye n'uzumva ushaka kuba included muri group uzaza kandi numva utari included muri group ukazibeshya ukavuga n'izina ryacu umunsi n'umwe nzabivuga ibi bintu nzabivuga abakobwa bagenzi banjye mwizera abandi bakobwa bagenzi banyu nukuri sirarimbutse mu mbabarire nubona aho ugeze kumwizera bibaye ngombwa wallahi uzacishe nutahi wanyu kuko ewewe ntacyo nabona nakubwira turakomeshe bamaze gufunga igihano bagiye gukora mu maso yawe caba babikora imbere y'amaso yanjye ndeba tu nk'umuntu utabizi avuga ngo kuba ari inkuru yatangiye nuko yarangiye hanya n'uwawe sinakubwira ngo itangiye gute jese gusomana ni twese uzi ibyo abantu bakuru bakora tikwanga gukoresha terime kugira ngo urubyiruko uri munsi y'imyaka 18 n'ubundi hari ukuntu ushyiraho ukagira na appropriate ukavuga ati ariko iyo uvuze koresha amagambo yenye kuko hari abareka na appropriate ariko iyo uvuze ngo ibyo abantu bakuze bakora umwana umuntu uri hejuru y'imyaka 18 na majority usanga bize koresha amaterime yanyaje Yesu ubwo nuvuga ngo ibyo abakuze bakora reke gusomana gukarisanya gukoranaho amagambo meza za shirinda gukunda za bya bindi nyine abasore badutereta batubwira nabyo nibo bababwira bibanziriza n'igikorwa mu gihe bibanziriza n'igikorwa bya bindi byo kuvuga ngo aho ugomba gukora hagenewe kugira umuntu ajye muri mudu ureba bya biri mve narume nubwo njya mbasha no kubona uko nabivuga kuri uko bitinyuka bivugira ari imbere y'itangazamakuru uvuze imbwa mu mazina yazo wazikubitira gushira pe ese urajya uvuga ngo umugabo n'umugore barakora bakarangiza umugabo n'umugore barakora bakarangiza lesbienne bo abo barezi ntarwo namenya niba barangiza niba bitobatoba niba bagira ntukambwira ntago mbizi pe gusa barakoraga nkabona bameze nk'abantu banezerewe ati muragahambirwa mu gicona nyamusi umve je nawe umve ndatukana ndawanza naho ngori ibiki nibiki naba ntukambwira nyuma ko barangiza igikorwa cyabo mwarongeye muraganira bisanzwe ntacyo uhavugana iki nabo niba hari umunsi ubwo sinkubwira ngo byatangiye saa 6 ubwo ibyo byushobora kuba byararangiye mu masaa 9 muri ayo masaa 9 ndibaze nyine naho abantu bakaresanya amasaha 3 bagushitura tu ese uri kubifiri kuko bameze bite yenda ni inkuru wundi kuko uri gushitura hari ukuntu bagushitura hari ukuntu nyine ushobora gusangira igihe ukabona ko nyine abantu bari kurya no gusanga babyibonamo oya ntago nabyi oya ntago nabyibonamo pe ni mama y'Imana haravuga ngo hari ikintu umutima umuntu aba wibwira umutima wibwira n'urugero urimo uravuga urakora ibingi n'urugero ariko just urimo urareba ariko hari ibintu mind yawe irimo gutekereza yibwira bari kubikora warumeze uti ntago iyo ibintu byatangiye nabi burya ntago ushobora kugira mu byiza ibintu byatangiye nabi mwatangiye muserera utungurwa reka nkubwire Emi sureba nk'ubu turi hano mu kiganiro nk'uko mise nkuramo imyenda nkakubwira ati dukore gahunda ikawito akizwa n'abagura bati none umenya nakoresha ikiganiro umusazi nahita nguruka ahubwo se ahubwo mu cameraman we yabona hagufatira ahubwo atangira akiri kare Bese nasigara nawe ngo ntiyasigara nabyihugiye ariko
ntabwo ibintu byatangiye nabi umuntu mutumvikana ushobora kumwiyumvamo ngo bintu ko bigeze hagati kandi none cyiza buriya cy'umuntu iyo roho yawe ihuye no kwemera kwawe roho yawe ni kuvuga ngo kwa kundi ukwizera kwawe iyo bihuye n'ibyo wemera ni ukuvuga ngo icyo kintu kiba gihamye kirakomera mu kwemera kwawe niba wowe wemera ko nta mukobwa uryamana n'undi mukobwa umwana n'ikindi gitsina gore ibyo urabyemera uranabizi mbega nta kindi kintu kibihindura mu kwemera mu byo wemera none iyo bihuye na roho yawe kuko roho yawe kuzi ikuremera ibitunga umubiri byawe bizima niba ibitunga umubiri byawe bizima bivuga yuko iyo igihe kigeze umugore n'umugabo barashakana bakororoka none igihe kirageze umubiri wawe utangiye kubona ibitandukanye n'ibyo wemera n'ibyo roho yawe ishaka kukugaburira ni ukuri ko Imana niyo bakora imbere yawe nta kibyo biba bikubwiye wowe tuvuga ati Mana nyiri ubutagatifu umbabarire ahanga none iyo ugeze aho cyo nkundira Imana ariko nyagasani Imana ihabwa icyubahiro iyo ugeze muri aho mu mayira abiri utakibashije kugira niho marayika murinzi akorera uzi imbaraga kuremamo nizo kwihagarara utegeze igihe niyo utajyaga wihagararaho ukihagararaho ukifunga ukajya uterayo akajisho ibyo barimo agafata ukwemera kwanjye ntabwo kurande akagufata akagukomeza paka mu gitondo iyo uhavuye niba saa 9 bari bashoje kuri guseka nitujye binunguye ariko tubeta kujya oya n'ubuhamya tugomba guha abandi bantu ambo saa 9 birarangiye mwarongeye muranywa mwagiye kuryama cyageze mwarakomeje muri cara oya bo baragiye bararyama uko bari bafite igitanda kinini kandi rumva nibyo barimo barabyumvikanaho bari mu mwuka umwe bo nanjye niryamira mu ntebe muri salo saa 11 zagiye kugera saa nari nyirege mvati ziragera bemera gutambuka bitafata moto mu gitondo ziragera amasaha aragera ariko ubwo nkabana hamagaye sheri wanjye nabimubwiye nubwo byakubaye ako namuhaye detaye gutya nguko kuko ugiye kubivuga wakuvuna nahaye mfashe telefone kwa kundi nyine wiba SMS musendeye SMS ndaye ahantu ndi guhura n'ibintu by'ibigeragezo bigoranye munyuriramo mucamake muri SMS vuba nandika naye ndamubwira ati cyakora cyo saa 11 mu gitondo ndaba nkugezeho arete irahana naye mubwira kuri arete kabisa ube waje kumfata kuko nyeneye kugenda nkaryama nkaruhuka nkabanza nkanatekereza se iyi si yeraho nubwo numvaga ko ndi mu Rwanda nta nubwo numvaga Mana we nukuri ko Imana ukumva ivuga undi muntu utarabibona abibonye ntago yakumva yuko akiri kwisa bati nageze niba ari Sodomu na Gomora bavugaga natwe kubasoma Bible barabizi byaberaga Sodomu na Gomora barimbuwe kubera iki ubutinganye Sodomu na Gomora arimbuwe kubera ubutinganye bageze aho batakibasha kumvira Imana bagera ku rugero umugore atagihazwa n'umugabo we ahubwo ageze kwifuza umugore mugenzi we icyo nicyo cyarimbuye Sodomu na Gomora iyo uri umuntu rero usenga wizera Imana wafati Yesu nyiri muwe tinoneho ese nageze Sodomu na Gomora ku gace kamwe ndi mu Rwanda ndi kwisi ndi reka dukwiye twihuta kugira ngo tubangure tusoza ikiganiro uratashye waje kugutwara uragiye uraryamye uraruhutse nyuma yaho nk'abantu bari inshuti zawe bagezeho mubanye mute nta bintu ntago bari inshuti zimbitse cyane umwe niwe wari inshuti yanjye ubwo ngenda mubanye gute none tujyaniranye bo ntago bari inshuti zanjye nabwo nashaka naye nuwo wari inshuti yanjye namubwira ati reka mubwire tuzahurire muri kaburimbo kuko ni ya leta niduhurira muri kiliziya nzabanza njye mu ntebe ya penitesiyo bwire padiri iti ngewe nugera kuvuga ngo bimuhana amahoro ya Kristo ntago nzagwa amahoro ya Kristo wowe utarantara kubona mu ntebe ya penitesiyo cyangwa ngo narihanye ibi bintu ntago amahoro ya Kristo nago nta nubwo namusuhuza arabizi ubu ngubu ntugicana waka kubera nyine kuko nge namumenye kandi ari inshuti yanjye biragoranye ubona DOP wawe muri kumwe hano
simuziranye ako biragoranye ko Diop ashobora kugenda akuzaniye memory card ukureho aya mashusho ugashaka kumufata ku ngufu biragoranye kejo mu gitondo wakongera kumubwira ngo ngwino tujye ku kazi ntabwo yaza n'undi rero nawe kuko namumenye kandi byansabye simbikure kandi nkamumenye twaje dusanzwe tunaziranye kuva segonderi byamuteye ipfunwe mera nk'umunsi naramunga nyine na telefone ubwo je nahise nanayisiba none sheri we noneho narabimubwiye yari yaramubonyeho rimwe yakora siko nari kumwibuka neza akongera akazuminga biza kurangira mweretse amafoto aramutse sisi uyu ntago muzi mu sister tise simuzi mu bukwe bwa Nuza ati buryo bwose siti ahita ambwira ati reka nkubwire guhera uyu munsi kuzagera ku munsi ntavuze ntiwemerewe kurara ahandi hantu atari mu rugo kandi nanjye narasi no kuvuga ngo akenshi umuntu yageze ikigeragezo kimusigira isomo kuri je ni isomo byagusigiye uriya yasigiye isomo rikomeye cyane nayo mpamvu nakoze ikiganiro ntaseka ndakaye nasinzi ubundi nge mba nisekera uw'abandi n'ungore nta stress afite kuko byarambabaje binasigira niba nabana igikomere ku mutima noneho ako binasigira n'isomo isomo rya mbere byanyeretse ko ntawe kwizerwa hano hanze uwo wizeye hari igihe gutungura nkuko natunguwe nawe n'abakobwa b'inshuti zanjye ariko nanone suko kwizera kwashize kandi si uko nabizerwa bashize ahubwo biradusaba tugeze muri yasi dusaba gukanura cyane kurenza uko twakanuraga nkamenya Emi nkoresha ikiganiro ubundi tuvuye inyuma ya kamera tuvuye iruhande rw'ameza yawe twasangiraga tuvuye kuba dusengana ubundi nyuma yabo ni muntuki usigaye ufite akazi kenshi urumva ariko kugira ngo umenye umuntu kuko utamumenya wese hari sinyari buri umuntu icyo akora hari agasinye gatakwereka buki kibabaza umenye twadusinye wageze mu kibazo meme n'umukobwa mukundana Emi niba gukunda by'ukuri hari amasinya kwereka yuko gukunda niba atanagukunda hari utujesta gukorera ariko kuko wowe umwe n'urukundo ntubashe kumenya neza koko iri ni ikosa cyanga biraho tu yabiraho nibiraho nta birenze biraho na iyo ubifashe biraho rero umunsi uzatungurwa na buriya nuvuga ngo ubundi umuntu agira impande ebyiri imbere n'inyuma umunsi azareka kukwereka imbere sasa agahindukira akakwereka inyuma uzahita utegera tuzi ko twatumwe n'inyuma najya nkamabona ariko akariye byose abishyize hanze oya bakobwa bagenzi banjye mana yanjye mwihanganye n'ababikora pe mwihangane mukizwe bihangane babireke hano hanze hari abasore beza babashaka kandi nabo babereye kuba bahekera u Rwanda babereye kuba ari abakobwa bashima Imana ntago rero nukuri ku Imana mubireke pe kandi n'abatarabijyamo mwitondere abo mwita inshuti zanyu tuzabatungura nta kindi ngira ngo dusoza hari ikintu umuntu watekereza byuze imagination urayumva neza gutekereza ku bintu byabaye kandi bitabaye cyo kintu no mutsubaye rumwe mu bantu batanga ibihano abantu barya abana bahuje ibitsina ni nk'ikigero bagenera nahera ku bantu baryama n'abahuje ibitsina ikintu naheraho cya mbere hari akantu njya nkundira leta yifashe imyanzuro itangira ku kantu koroheje kakakubuza kujya ahandi hakomeye kakakubuza kujya ahakomeye bikazarangira bigusaba ko icyo kintu utakiretse nta yindi serivisi nimwe wabona hari ibyo nabakupira bimwe na bimwe kuba hari abazwi ariko hari n'abatazwi ariko guhereye bura uriyuzwi we yahano uriyo wanamuhana bigakunda wanamuhana igihano kimugenewe akabazi kari igihano kigenewe
abarezibiyene cyangwa abapedi, ariko baba ari abaryamana bahuza ibitsina ari abagabo cyangwa abagore, igihano cya mbere kiza naba ni ukubahuriza hamwe bagakubita umwaka, bakurikiranwa n'ubuyobozi kandi banigishwa. Noneho nyuma yuko bahavuye umwaka bikorose kugira ngo bikore birangire ubundi babireka, ahubwo baba bararangiye burundu. Hari ukuntu ubundi buriya iya ikintu kugira ngo umuntu yumve ikintu neza no kubanza kumwigisha, naho guhanisha inkoni, guhanisha iki, buriya ururimi nirwo ruhana kurenza ko wahanisha ibindi bihano. Noneho nyuma yuko bavuye mu kwigishwa, nkuko tubujya tubona abana, umwana akora amakosa yarengerana bakamujyana nk'iwawa kumugorora, nyuma yo kugororwa kubijyanye n'ibyo ngibyo, noneho bagashyirwa mu maklabu abaha akazi, kuko benshi usanga ari imbobo zigendera, usanga nta n'uwize urimo, n'abarimo nabo baracuramye ubwenge. Ubu ukeneye kugangahura bwa bwenge bwiwe ugasubira ku murongo, yamara gusubira ku murongo akaza akaba ubereye u Rwanda wo kurukorera, akanohesha icyubahiro, pana kuguma muri ibyo ngibyo. Icyo kirangiye, icyo ni igihano cya mbere. Igihano cya kabiri nakoresheje icyo ngicyo, nanjye kuvuga umuntu wigeze gusa, ariko sinzi tunaba nkoze ikosa, ariko nanjye kuvuga hari umuntu wafashe ibihano kuri abo bantu, ariko ntabwo ari mu gihugu cyacu, nta nubwo ari no muri Afurika, niyo nyine mu bihugu nyine nabo baramuzi. Iyo wafatwaga we nta bintu byinshi cyane wahitaga ucibwa mu gihugu cye, wahitaga ubigicibwa kujyana mu mahanga ukajya gukongezayo. Ati wowe rero nturi umuntu uhise ubigicibwa, ariko njye nabona abantu bagira ibigicibwa. Icya kabiri nabakorera, nabaha igifungo, nabakatira burundu y'umwihariko nayo, kugira ngo atazajya kwanduza abantu asanzeyo, akaba ari aho muri kumwihariko kakakubise ka wenyine. Noneho yazabura habikorera nkareba, yabikorana n'igikuta se, arahiye koko, yabikorana n'iki se, ni ukumukubita kamwe k'umwihariko kawe, ugahangana nako wazamara kugira n'undi ntacyo waba umaze. Use bamaze iki? Wari wambwe bamaze iki? Umve ndabatutse, nimushaka umve birabareba, ntacyo mpanga namwe, ndabibabwiye rwose. Nimutareka izo ngeso zanyu, ndabibabwiye bizarangira, mutazajya ngo bizaguma gutyo, haragiye muzajya mu kumwihariko. Dusoza uvuga ngo akenshi wenda nk'iyo habayeho ikiza, urugero wenda nk'imvura igwa, biba ngombwa ko abantu bacukura ibyo bifata amazi kugira ngo bitazakomeza gutera kwangiza. Ubu ngubu ni izihe ngamba ufashe biramutse bikubayeho wabyitwara muturitse? Ntabwo umaze kumenya neza, urabibonye, mubyitwara mute? Ntabwo usobanukiwe ikibazo neza. Ngo nakubajije ni uyu munsi uramutse rwose, ntabwo nizera abantu bose, ariko biramutse bigeze mwindika kongereka kuba wabyitwara mute? Oya ntabwo byambaho, kuko biriya bintu bikorana n'imyuka ya Satani n'ibiki. Biriya nta muntu ushobora kugenda muri iki gihugu ukabura umurezi bien, ukabura wakumanywa, bakorana nijoro nyine, nabijoro. Iyo ufashe umwanzuro rero kugira ngo icyo kibazo kitazakujyaho, ugomba kuba uraho wakagombye kuba mu gihe cya nyacyo. Niwo mwanzuro nafashe. Yes, urakoze cyane. Ese ko watunguye umwuka numva utari kuwusohora neza? Natugoye cyane uvuga ngo akenshi nyine n'ubuhamya ariko butari positive, n'ubuhamya bugaragaza neza cyane. Ubuhamya reka ngushimire ko wabashe kudusangiza ubuhamya bwawe muri Special News bagumunye ngo kumenya amakuru ya nyayo kubivugwa. Uvuga ngo niyo navuga ngo habaho lesbienne, urumva, ariko bivuze noneho Jackie avuga ati njye n'umuntu washingura ntabwo uburyo nabyitwayemo
ni special news kandi nawe burane kuvuga ngo kenshi niyo unavuze n'uburyo bwiza cyane bwo kuba wabasha kuruhuka muri wowe kagushimira cyane ko wemeye gusangiza abanyarwanda ubuhamya bwawe nabo ati ukoze cyane ya murakoze cyane nta kindi nabasaba ku bakunzi banjye muri ubu buhamya majije kubaha ariko nanone sinanarira birabujijwe se kuba nababwira aho bansanga bikunze ya nibiba byiza abakunzi banjye mujya mumurikirana muri filime nyarwanda hari filime Isano Bwiru iri hanze gende mukore subscribe ica kuri GNTV kuri subscribe mukore share musigire comment kandi na nyuma y'iki kiganiro turayipininga murayipininga nta kibazo nyuma y'iki kiganiro habaye hari wahuye ikibazo n'iki cyanjye azasige comment niba anabyiza ance inbox bamuhe nimero kuko nyeneye kuzakuzanira nk'abandi bantu batanu ndishuwa neza ndabizi bahuye n'iki kibazo none bo bafite n'ubuhamya burutubu bwanjye bo noneho umve nzabaguha u Rwanda rufite ikibazo gikomeye cyane ariko hari amaboko yo gukora kandi turanasenga gutyo hari izindi mbaraga ni special TV ni special news refresh your mind ukoresha like na comment uri tumusubone 5 kuri 5 ciao ciao right